nuza igisheke ikinongi ukagitera havamo ibindi bisheke muri iyo mizi ariko nitunga icyo gihe iyo mizi ariko utagiteye iyo mizi ntiyaza urumva varagereza byose birakenera utagiteye niyo mizi ntiyaza icyo giti niyo mizi utaseye icyo giti gitoya ntabwo imizi yamera oya cyo uzatira uzatema igisheke uzagenda ukura amateke imizi zisigaye zeramo ayandi mateke maze kureba nina reka nkubwire ntabwo amateke afite ubushobozi iyo mizi yayo ntabwo afite ubushobozi n'umwe mu bushobozi bw'igiti gitunga imizi ibyo si n'ibiki wapika imizi n'itunga byose biratungana we wapi ntabwo bitunga ariko none umva abasubiza utateye icyo giti imizi itavomye amazi nta kintu nta mupaka uri mu mazi nawe ariko abantu bazaba banyura hariya mu mazi bakajya muri Kongo icyo kibazo bacorera mu mazi ntibace no mu mupaka ariko no mu mazi haba harimo abarinzi munyaga umupaka rero Jade njye mbwira abantu bari ku mugabane wo muri Aziya ukuntu babita abanyaziya nyine bo muri Aziya kugera abanyaziya nuko bakunda kunyara cyane. Karibu hano muri Digital Studio tubafitiye serivisi nyinshi zitandukanye harimo gukamera ubukwe, anniversaire, bright shower, baby shower, dukamera mu bitaramo ndetse no mu bindi birori byinshi kandi bitandukanye. Bahanzi, makorari ndetse namwe bakinyi ba filime nta handi mwakura amashusho meza kandi ku giciro cyiza atari muri Digital Studio. Digital Studio igisubizo ku banyarwanda. ari amazi n'ubutaka ni cyo kinini ku isi n'ubutaka ibyo si ibyo ari inzirago n'ubutaka kambabwiye ko ari ubutaka mureka dusobanure hose wasanga ubutaka ahubwo zose ntago hasanga amazi ubwo ushatse kumbwira ko aha hari amazi nuko bavuga ngo tuzagira Gisenyi ku mazi kuko batavuga ngo ariko tuzagira Kigali ku mazi ariko munsi y'ayo mazi haba harimo ubutaka weho wabikoze ariko wibuke ko amazi ahora yiyongera iyo ibihugu biba ku isi niba nta bindi bihari aho nta bindi bihari ni amazi gusa haba ni amazi gusa se ubwo aya mazi yongera ubutaka baragabanyuka no amazi rano yariyongera ariko ubutaka bwiyongera baza nkubaze Mbaza ndamubaza ikira u Rwanda rugabanya ubuhe butaka na Kongo ubwo rugabana bitandukaniye aho bitandukaniye Kongo nini n'u Rwanda ni ruto oya ikintu kibitandukanye ni amazi ni umupaka ko nta mazi garimo nasa amazi ni umupaka ni umupaka da amazi ni umupaka ni umupaka amazi ntabwo ari umupaka amazi ntabwo bayabara nk'umupaka aho ku mupaka babara umupaka ntababara reka nkubaze iyo ubwato bwava muri Kongo bukaza kuri wa muganda rufite ikiyaga cyaho ni amazi se gute kugira ngo mu rwego kugira ngo abari muri Kongo bagera mu Rwanda baciye mu mazi banyura ku mupaka uwo mupaka suba mu mazi ujya kujya muri Kongo ujya guca mu mazi ukajya guca mu mupaka najya nkubaze kuki sambaza zisira mu Rwanda batakubye batajya kuzikora muri Kongo wa mugane umupaka abari mu baca mu mazi ariko iyo bafashe barabahana baciye mu mazi iyo bafashe baciye mu mazi barabahana kuko wari wabona umuntu isamba zasize mu Gisenyi bakajya kuroba muri Kongo baciye mu mazi uko ikivuga cyagifunze icyo kibazo niyo mpamvu
umupaka ari cyo gisubizo nta mupaka uri mu mazi nawe n'umupaka naho banyuraho ariko abantu bazaba banyura hariya mu mazi bakajya muri Kongo icyo kibazo bakajya bacorera mu mazi ntibace no mu mupaka ariko no mu mazi haba harimo abarinzi munyaga amatungo bimenye ko icyo kibazo hose hari umupaka hose hari umupaka niwo utandukanye u Rwanda na Kongo umupaka rero yewe mani nshaka kubaza jya narakize umupaka kugira ugere mu Rwanda uciye mu mazi umanza hanyura ku mupaka ntabwo wapfa kuhagera utanyuze ku mupaka wari wabona uteze ubwato agaca mu Kivu akagera muri Kongo adaciye ku mupaka none abari kugira ute babufata nk'ari gucora ariko ibintu biteye byemera ko hejuru y'amazi nta basirikari baharindira umupaka marine imaziki marine se wayibonye mu Kivu ihora mu Kivu iri koga ihora mu mazi ntabwo bafite hano bajya kuruhukira bajyaga no kuruhuka kino n'iki gitandukanyije mu Rwanda na Kongo televiziyo ikwereka amakuru ku isi ariko inzu utihinduranya nk'uko televiziyo yihinduranya wamugane ni uko inzu iteye nk'ikimara oya inzu jogo akinuwe inzu ntabwo iba yuzuye neza inzu yakwereka kunsura wakinuwe televiziyo iba ifite ubwonko ni nkayo yaba ifite ubwonko ariko inzu wapi televiziyo unabonaho amakuru atandukanye ariko inzu yawe ntibaza bakakubwira ngo amakuru atandukanye nk'inzu ngo ni iki n'iki none si televiziyo wayirebera hanze ntabwo wayirebera hanze bari hanze wayirebera baza bakayijyana itari mu nzu ariko wenda wayishyira mu koti waza kuyigura kuyirinda se uri kuyasira ntabwo uyiriho muceceke sha jyavuga abajura baba bayoboye ko mu mazu harimo amateleviziyo bamugane kuko batabizi ntabwo yakubajije aho bayibika kubajije kinini Mbaza nkubaze Mbaza ntabwo wambajije mbwira Amerika iri ku inoza Egypt iri kuye mu mugabane iri ku mugabane w'Uburayi inoza ni wowe iri ku mugabane w'Uburayi wowe uri kuvuga Egypt iri ku mugabane w'u Rwanda iri ku mugabane w'u Rwanda mu Rwanda ntabyo uzi oya u Rwanda iri ku mugabane w'u Rwanda uratubeshe na Rene Egypt iri ku mugabane w'u Rwanda maze hererana hariya ku mugabane wa Gisenyi iri ku mugabane w'u Rwanda yerere ku mugabane Egypt ubundi iri mu mugabane wa Aziya noneho uwo mugabane ubaho iki rero baza nkubaze Mbaza ari muhungwe na karisimbi ni igiki kinini ni karisimbi nini because of what noneho kweka ari nini kweka ari nini ngendeye kuri area yayo yes none se akanye ndumva muhungwe ariyo nini kubera ko muhungwe ibamo ibiti byinshi iratuweho abantu benshi ikirunga ntiwagenda ngo ucyubake inzu tuwe karisimbi siko bavuze Mount Karisimbi bavuze Karisimbi Mount Volcano Mage ndumva bavuze volcano ndumva muhungu ariyo nini rero reka manze mbaza ka Jade nge mbwira abantu bari ku mugabane wo murazi ukuntu babita abanyaziya nyine bo murazi kugera abanyaziya nuko bakunda kunyara cyane bibari mu maraso kuba abanyaziya gusa ntubyumva abanyaziya ubu ntabwo uri kuyamaze susuwayi ubu ntubyumva ngo
kiriya cyane ni ikinyaziya bariyo ni abanyaziya aba yaturutse ku abanyafurika siko basa abanyaziya bafite umuvumo wo kunyara ni abanyaziya nyine bibari mu maraso mbaza nkubaze abanyafurika bo ni abanyafurika nike gikontorora ikindi n'umuriro umuriro gukontorora amatara uko gudari ni kakaka ari amazi n'umuriro igifite akamaro ni amazi kuko amazi akora umuriro wakiriwe n'iki amazi twateye kute ntabwo twatungwa n'amazi gusa gute se twapfa n'umuriro gwateka kambabaze ngo nyine niyo mpamvu muri kuvuga w'amashanyarazi muri kuvuga umuriro uwo ari wo wose umuriro gwateka amazi n'amazi agakora umuriro amazi yari ufite akamaro kurusha amazi amazi umuriro gwateka amazi n'amazi agakora umuriro amazi bayashize muri uyu murima se yakeza bino binuzi yabafashe umuriro bakawushyira muri iyo wakeza bino binuzi wakeza hano masaka ariko umuriro bapfa no kuyahita Mbaza nkubaze perezida w'u Burundi bamwita ngo iki bamwita Uhuru bamwita John Pombe Magufuli babiri nyeretse abantu bakunyereka butese turi babiri turi bangahe nyine none si kuvuza abantu bangahe ariko n'uyu si igisimba nubwo ari umuhungu umukobwa nibo basobanura ukuntu bakibajije nibo bantu isi yabaho ubwoko bungahe ubwoko bungahe ni bwinshi ubwoko n'ubundi nabaza hari abavuga ikindandi hari abavuga oya abantu ni benshi hari abavuga ikizu hari n'abavuga igihindara n'ibindi birimi ntazi hari n'abavuga igishinwa nka cya kinindi ndibuzaga ku ishuri kino ni mbaza nkubaze ngambaza shiraho bana babiri hariya hari igiti kuri icyo giti haziritseho imbwa kandi icyo giti ni icy'imyembe ufite inzara nyinshi cyane ushaka kwiba imyembe wabigenza ute kugira ujye kuyiba kandi imbwa iziritse iziritse kuri icyo giti kandi iziritse kuri icyo imbi iziritse rero wajya kumenamo kamwe mu rwego kugira ngo wiyumve neza imbaraga ziza ubundi ugaca inkono ukayishisha waca inkono ukayizitura nuko ikagenda nayo ikakujya ikuriye si byagenda aho ngaho rero uva range wagenda ugaca igiti kiri muri metero nk'eshatu wenda ukajya ukubita uhagaze ko wanyweye wiyumvishije cyangwa gukora n'ibyo bitera uko wanyweye ugashyiramo ibiti ubundi ugahagariza hariya ukayishitura uri inyuma wagenda wafata telefone ugatereka hariya ubundi ugashyiramo Umwana TV komedi ubundi karangarira komedi ubundi kurira igiti ubundi ukajya gucuza imyenda ukarangira mwese cyabananiye mureke ntibasubiye njyewe nafata iwega y'imena umutwe nkahita nitahira yewe kwa ko yabiziritse nakurira nkagiye iyo myembe nshaka nkataha yereka Umwana TV hejuru no hasi birabona wafata ibiryo byayo nkayihika birajya wabikura biba bibitse njyewe ni ugufata ibuye kuyimena umutwe rimwe ubundi kasama nkahita najya nturanagiye munsi ako kantu ni inyoso sebuje agahitaza sebuje yaza njyewe ariko nakibasubije kandi icyo giti ari nyine nabubwira kirujye nababwiye ko nafata ibiti ukamuragura akabadigende hariya hari igiti icyo giti ni icy'imyembe kandi ushaka kwiba imyembe kuri icyo giti haziritseho imbwa wabigenza ute kugira ngo nasubira mu rugo nkayishakira ibyo kurya musi ibyo kurya sebuje wafata ibuye reka nkubaze icyo wajya kwishakira ibiryo we wabiriye
kugira ujya kwiba imyembe y'abandi biterwa n'icyo ushaka. Reba rero kugira ngo niba iyo myembe urukundo nabigenza nakiruka kwe si ibishaka kunjya se nakirukanka ishiko iziritse ku giti nkayizengurutse namara kuyizengurutsa noneho urukumva ibintu natankora nataza nkazajya nyegera yajya kunjya ikiniga bundi gahwera oya aho ngewe umva nagenda urumva sibirya ni hano ubundi nkazenguruka igiti ndi kwiruka umugozi ukaba nyine umugozi ukaba kuba ndihagozi kugashiruka umugozi ukishangata rero kandi iziritse kuri icyo giti iziritse kuri icyo giti nakirukanka ndi kuzengurika icyo giti boy ukizengurutse igiti imbwa yamenya ubwenge nayo ntabwo yabiri ikimara nayikongera ikizengurutse kandi iyo mbwa ibishaka inyama iyo mbwa ibishaka inyama yagukurikira nahita nyine nzamuka vuba nahise kumanuka ugasa si nko kuzamuka ishami ry'ihagaze rikamanuka namanuka mfite igishari kumanuka ntaca namanuka mfite igishari wagenda ukazana ibuye ryiza rinini kubita mu mutwe ubundi imbwa ukashaka ukuntu wayisetsa yasukahitamo ikibuye uva ubwiye bitewe n'inzara waba ufite ntabwo warabishoboye oya imbwa ntiseka ko yanuka nk'umuntu ahubwo wowe washaka uburyo kwa kundi yigwanya igasakuza ugakubitamo ikikaraga ikibuye aho yahita isarikana kwica yazana zigute ifite urukaramu rugwana sezera aho ukayimara guhitamo ikibuye waza ukayizirika amaso kandi uri kwagisa cyamaze cyakubita mu kanwa ntiyagira hawa kandi igikara kiri mu kanwa ntabwo yamoka ntiyagereza yakwigwana tukikagiye umva ngusubize bitewe n'uko mu kanwa haba hakonje igikara cyahita kizima cyahita kigira ute nose icyo gikara wagikuye mbere y'ingore aje wabipanze naje nabipanze nuwaje wabipanze waje ugifashe waje ugifashe naza nibyibanze watsinzwe tuzi wadusubize jera kakubwire nayikubise ibuye rekabaho igisubizo nami igisubizo ariko icyo nicyo imbwa wayiyenzaho noneho wamara kuyiyenzaho ikajya izenguruka ishaka kukurya nawe ukajya uzenguruka igiti nyine kubera isiritse ku mugozi muremure ukajya wikaraga mu gihe ikiri kwikaraga ikiri kugushaka ugahita wurira igiti ukajya kurisha uyu yabivuze umubwira umusazi wamugize umusazi ko mubwire kuzenguruka akurira ngo yaba yazengurutse yakumiza ariko wamanukute wamara kuzenguruka ukuriye wabonera nayo ikamenya ubwayo ikizengurutse ikakumira oya uyu uri kurira umanutse wamanuka utiri hasi wamanuka nyine wayitera ahubwo wayitera kwizengurutsa ntabwo bihagije ijana ku ijana wanyereka ukizengurutsa umugozi ugashira ukazajya uyegera cyane igashaka kurya ikiniga icyo nicyo gisubizo nicyo nakemera nicyo gisubizo ariko ngewe mbaza nkubaze ari imizi n'igiti nikiya gitunga ikindi igiti gitunga imizi itunga igiti igiti gitunga imizi ikivomera amazi ikagira n'imyunyu ngugu imizi zitunga igiti uzi icyo bita transpiration noneho ukamubwira icyo giti kitabonye izuba ntabwo imizi yakora idakora se nose mutabara imiki harimo amazi ayo mazi atunga igiti byose biratungana iyo mizi idatunze igiti iyo mizi idahari iyo mizi ikintu cyo hejuru nicyo cyatunganye byose biratungana ntabwo bitungana byose biratungana basubize baciye imizi bagatera igiti ariko wibuke nawe tungana ufashe ikinuza igisheke ikinongi ukagitera havamo ibindi bisheke muri iyo mizi ariko nitunga icyo ariko utagitera
ntiyaza urumva zarageje byose birakenera utateye niyo mizi watera icyo giti niyo mizi utateye icyo giti gitoya ntabwo imizi yamera oya cyo uzandira uzatema igisheke nukuremo imizi uzagenda ukura amateka imizi zisigaye zeramo ayandi mateka maze kureba nina reka nkubwire ntabwo amateka afite ubushobozi iyo mizi yayo ntabwo afite ubushobozi n'umwe mu bushobozi bw'igiti gitunga imizi ibyo si ni ibiki wapika imizi nitunga byose biratungana we wapi ntabwo bitungana ariko none umva abasubiza utateye icyo giti imizi itavomye amazi nta kintu imvura yagwa ari nyinshi igiti kikarengerwa maze tukareba ukuntu izo mizi ziravoma amazi igiti kikarengwa kigapfa ngabwira nawe byashoboka kubwira impamvu igiti iyo bagiye kugitera bamanziki iyo giti bagiye kugitera reba mikoro